Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom nshuti kandi bakunzi ba Saveur Divine, uko bisanzwe muri kumwe na Pasteur Eric Nzamwita. Ndagira ngo dufatikanye amagambo nk'uko inshuti zacu muri Saveur Divine mukunze kubyumva cyangwa se mumaze kubimenyera. Tugira umurongo cyangwa se intego ya buri cyumweru. Muri iki cyumweru dufite intego nziza cyane turi kugenderaho, twifashishije amagambo ari mu rwandiko umukozi w'Imana Paulo yandikiye Abefeso, n'itorero rimwe muri ariya matorero 7 umukozi w'Imana Yohana yandikiye ku gikoro cy'Ipatimo n'itorero bita Abefeso. Ageze mu bice 2 umurongo wa 10 niwo tuzagenderaho. Handitse aya magambo meza avuga ngo kuko turabo Imana yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Aya magambo yanejeje cyane. Ndavuga ngo umuntu wese waremwe n'Imana yakagombye kumenya uyu murongo, kandi ntibe kuwumenya gusa ahubwo akamenya n'icyo umusaba gukora. Kubera iki? Umuntu wese, cyangwa se reka twifashishe aba bahanga bagiye bagira ibintu by'inganda, ama industry, ama usine. Umuntu akajya kubona akabona hasohotse igikoresho runaka. Reka dufate nka bike, dufate nk'imodoka, dufate moto, dufate igikoresho icyo ari cyo cyose gikoreshwa hano mu buzima bwa minsi yose, televiziyo, amapare, ordinateur, ibiki byose. Mbere yuko icyo gikoresho kibaho, ugiye kugikora mu ruganda agira produit bita matière première yifashisha kugira ngo azasohore icyo gikoresho. Ariko mbere yuko akora icyo gikoresho no gukora research akamenya ibikoresho bizagikora, agomba kubanza kumenya umurimo agiye kukigenera kizakora. Agakora icyo gikoresho ariko azi umurimo kizakora. Ubu iyi telefone cyangwa se computer ndi kuvugiramo byaremwe, uwabikoze yarazi ngo bizatanga message, bizandika, bizatanga ubutumwa mu buryo bwa communication. Mbere rero yuko byitwa uko byitwa, uwagiye kubyita uku ataranabikora yabanje gutegura umurimo ibi bintu bizakora. Ndabaha urugero rero rw'ikintu nakwita iyi telefone. Reka bari nifashisha iyi telefone. Akenshi iyo turimo tuzigura dusangamo agatabo bita notebook, karimo amabwiriza azagenga uko iyi telefone igomba gukora. Iyo rero wibeshye ugashaka kunyuranya n'ibyanditse mwo uwamaze kuyikora, yavuze ngo umuntu uzayikoresha azakanda kuri iyi buto yohereza ubutumwa, azakanda kuri iyi buto yitabe, azakanda kuri ahangaha haboneke amashusho, azakanda ibi agenda ashyiraho amabwiriza uko izakoreshwa. Igize ikibazo bizagenda gutya, ukeneye kuyizimya uzakanda. Bivuze ngo hari amabwiriza y'umuntu waremye buri kintu cyose. Nicyo neshatse kwivugisha. Ikosa rero n'umwanditsi wa Bibiliya yavuze ngo mbese ngo ikibumbano cyabaza uwakibumbye ngo mbese wambumbye ute cyangwa washakaga kumbumba gute.
ubumbye iki kibumbano bene ndagiye mbibutse ko mu kuremwa nubwo hakoreshejwe ijambo bita kuremwa, ariko turi bibumbano, turi umushinga w'Imana, twaremwe n'Imana idushyira mu isi. Ariko Bibiliya tubwiye ngo yabanje gutegura icyo tuzakora, ngo yaturemeye imirimo myiza iyo muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuzayigenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Ntidushobora gutinyuka ngo tubaze Imana ngo Mana ngo kuba turemye waturemeye iki. Aha niho abantu benshi bajya bakora ikosa bagashaka kumenya Imana. Ariko reka mbahumurize mbabwire amagambo umukozi w'Imana Rick Warren yaravuze ngo umuntu washaka kumenya Imana, cyangwa se mu yandi magambo umuntu washaka kumenya umuremyi wamuremye, ngo byamera nko gufata urushishi, agashishi mu cyamamaza uko bakita mu Kirundi kaka gatoya, mu Kirundi bakita kanyegera, ngo ukagasobanura uko internet ikora. Uko niko washaka kumenya Imana, nawe ntabwo bikunda. Ubwonko bwacu, agatwe kacu ni gatoya, ubwonko bwacu ni butoya, memoire ya cerveau ni ntoya, ntiyamenya Imana kuko ni ngari. Nayo igiye kwandika yaravuze mu byanditswe byaravuga ngo tuyimenyaho agace nakundi kagera, ukurikije pourcentage twakagombye kuyimenyaho ntabwo tuyizi. Ibyo rose ni byacu kuyimenya, ahubwo twege tugomba kumenya icyo yaturemeye. Tuzagikura hehe rero? Yashyizeho icyo nakwita notebook cyangwa se agatabo kazagenga ubuzima bwacu ko tuzabukoresha. Niyo Bibiliya yera turi gusoma. Imana ishimwe. Niyo mpamvu twahisemo kujya tuyibasomera buri cyumweru, abigisha batandukanye bakayivugaho, ariko nawe wayisomera kuko ri mu rurimi wumva. Imana yacu bishimirwe no gusoma aya mabwiriza ari muri iki gitabo nakwita notebook, kizagende kiri nk'amabwiriza, kirimo umuyoboro. Twege abantu batwara amamodokari tugira igitabo bita code de la route. Iyo wibeshye ukanyuranya n'ibyanditse muri icyo gitabo, amategeko y'icyo gihugu araguhana, ndetse usibye no kuguhana bakuramo n'ingorane z'uko wagonga cyangwa bakakugonga ukahasiga ubuzima. Rero Imana nayo yaturemye yashyizeho amabwiriza, ishyiraho n'igitabo tuzagenda cyangwa kizagenga ubuzima bwacu. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu buri cyumweru mubona bituraza ishinga tugasoma, tukabaganiriza. Namwe mwakagombye gusoma rero aya mabwiriza, kandi akaba ikintu gisikamutima, akandika ku nkingi z'imitima yanyu. Imana yacu ihabwe icyubahiro kubw'iyi baruwa, kubw'uru rwandiko rugenga ubuzima bwacu. Turabe Imana yaremye ituremera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe cyane. Nk'uko kuturema rero yadushyiriyeho uko tuzabaho, uko tuzamera, ibitugenga, za kirazira, indangagaciro z'umukristo, indangagaciro z'ikiremwa cy'Imana yaremye ziri muri iki gitabo cyiswe Bibiliya. Imana yacu ishimwe cyane. Rero amaze kwandika ayo magambo aravuga ngo uyu murongo ni mwiza, ni mugari. Umuntu wese uriho waremwe agomba kumenya ngo ndi umushinga w'Imana, kandi icyo Imana yangeneye ni ukugira ngo ngendere mu mirimo yayo myiza, kuko Imana yayiteguye kera tutarabaho, tutarabisoro mu nda z'ababyeyi bacu. Umwanditsi w'avuga ngo aho muri conception, umwanditsi umwe muri bagenzi bacu avuga ngo itaraturema yari dufite mu ntekerezo zayo, ngo mu misozi n'ibibaya bitararemwa, ngo Imana yari dufite mu ntekerezo zayo. Rero mumenye, mubyicane mubizi ngo turi abantu Imana yaremye, ariko yaturemye yaramaze kudutegurira icyo tuzakora, icyo tuzabamo, ni mu mirimo yayo myiza iyo yiteguriye kera. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi umenye ngo Imana yacu ni umutunzi w'imbabazi nyinshi cyane. Mu mirongo yabanje nayikuze avuze ngo yatuzuranye ngo nako ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ngo ariko iratuzura ngo kubw'ubuntu bwayo bwinshi cyane, ngo kandi ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Wumva ubwo buntu yakugiriye, wumve ko ari umutunzi w'imbabazi, yarakubabariye akuzura mu bagombaga kupfa bazize ibyaha n'ibicumuro, none uri mu rugo rwe, mu byo yakuremeye. Rero ntugazateshuke, ntukagende kure yabyo, ahubwo Imana idufashe tuzabe mu murongo w'ibyo yaturemeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye kugira ngo umuntu wumvise aya magambo,
yongere yibuke neza, atekereze, azirikane yuko turi abantu Imana yaremye, ituremera imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Uturinde ikintu cyatuma tugenda ukundi no kutamenya icyo waturemeye, ahubwo tumenye umurongo waturemeye kugira ngo tuwigenderemo, maze igihe nikigera tuzabane nawe wishimiye yuko turi mu byo waturemeye. Tubyambaje tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Urakoze. Amen.